umwe mu bazimu b'imizimu itatu ikomeye y'ikuzimu yatorotse ukuzimu mission uje guhiga umuvumo. Uwo muzimu akigera ku butaka, ikintu cya mbere yahise akora, yakoranyije abapfumu 47 bari bakomeye mu isi ngo abakuremo amakuru. Ubwo Sadamu niwe wari umupfumu mukuru, kandi ibyo muvumo yari abifiteho ikuru, yari yarasigiye n'abasekuru. Abatije imvururu, hasi abashisha uruhu rw'inyamaswa y'ubururu, inzuzi ziba ziguye mu gasekuru, abatumije icumu, umubu, indimu na tungurusumu. Nivuga umuvumo mucana isitimu, umubu uca imitwe icumu, n'inkanda kandi zindimu munagize utungurusumu. Sadamu ubwo ati ndashika umuvumo, ndi umupfumu, ndasaba gukuraho imbaraga z'umuvumo. Biba bitangiye gucamo, roho itangira kumuvamo. Ati mu majyaruguru ahitwa ku marira ya Rwankomokomo, ndi guhereka ubuvumo. Ndi kubona agapipiri kazengurukijwe mu shipiri, imire ebyiri n'igikeri. Umutongero ndi kubabona hafunze ufite amakari, ahari ukubye imbaraga zacu twese inshuro 72. Ubwo umupfumu rw'imiduri wari waturutse c'ibigori araterura ati nihatari kweri. Wa muzimu umwe mu mizimu itatu ikomeye cyane kuzimu witwaga Zazeri araterura ati nabyahatari. Ako gapipiri gasobanuye kaboyi. Igihari nuko iryo ngiryo ari isiri, kandi nanjye naje ndi tayari. Imbaraga zanyongeye kuzikuba kabiri, kandi niyo nzira imwe yonyine ihari. Kugira ngo umutongero tuwukureho, dukeneye musenyeri wizera Imana kurusha mutagatifu Alexandre Sauli. Umuntu wa kabiri ni Bilali uzi gusoma Korani neza nka Nasiri, washobora gutora zana igakangura Masih Dajjal. Dukeneye na pasiteri w'ukuri usenga Imana itari Bayali, witeguye gupfa nk'utarasama nk'icyo akabatizwa kitwa Emmanuel, washobora gukora ibitangaza birenze ibyo Mose yakoreye mu Misiri yamutse Abisiraheli. Dukeneye ubuhiri, tasbiri n'imiguri ibiri ya kamambiri. Dukeneye kandi gapipiri kuzuye inkari z'umuhari, amazi y'umugisha n'inusu n'urabo by'ifu ya sondori. Wa muzimu akomeza avuga, niyo muri mwe nagira n'umwe nahana, mukoresha imbaraga zanyu zose kuko uwo muvumo ngomba kuwubona. Ninawubona, isi yose nzasiga neje mwiryane mu bavukana, nzabasigira urupapuro uzaba rwitwa ifaranga, ruzatuma ikiremwa muntu mumarana. Korani iti waratakarabu zina, isi nzasiga nzirikiyemo nyirabarazana. Umudayimoni uzabateza gukunda gusambana, kandi bakiri n'abana bizarenga gusomana, n'abahuje ibitsina bazakandana.